ya ndabizi ushobora kutankunda, ushobora kutemera ibyo nkora, ushobora kutankurikirana, ushobora kutampa subscribe, ushobora kutampa amafaranga kuri social media zanjye kuko ubu ngubu nkennye, ariko anytime igihe nzaba nkize hagiye uzaba subscribe unabikunze, ariko mu gihe ubu ngubu nsanga nkandi mu murongo w'umutuku nta kintu kimwe uri kumfasha. Ese mwege mubona iyo ufashe umwanya wawe ugapostinga video ugafata umwanya wawe wose ukawukoresha, guys mukore subscribe, muduhe like, muduhe comment, mudusharinge niba ari na ngombwa, kuko uyu munsi cyangwa ejo bundi ntawamenya. Ikosa utazigera ukora no gucira umuntu iteka. Uyu munsi ushobora kuba nyenyeri, ejo nkaba nkize. Kora subscribe.